imigisha yo mu gakiza, umugisha ubimburira iyindi niwo ngiye kuvuga muri kano kanya, ibindi tuzabikurikizaho ubutaha mu kindi gihe twagarutse. Haleluya. Umugisha uruta iyindi migisha ni ugutunga amahoro. Niyo mpamvu Yesu agiye kujya mu ijuru yaravuze ngo mbasigiye amahoro, mbahaye amahoro yanjye, sintanga nk'uko abisi batanga, ahubwo ngewe mbahaye amahoro, amahoro yanjye nabe muri mwebwe. Yarazi neza ko aya mahoro utayagura mu isoko. Haleluya. Yarasobanukiwe neza. Yesu yarabizi ko dukeneye amahoro. Amazina ni Gafaranga Silvestre, ndi umugabo, mfite umugore n'abana 3. Ntuye i Gahanga, nsengera kuri ADPR. Ubwo birumvikana itorero ni Gatare, hanyuma paruwasi ni Kicukiro. Ndagira ngo mwigire ejuru dufatikanye turirimbe indirimbo y'108. Turi mu mwanya mwiza wo kuririmba, ni indirimbo y'108 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Je ndi umukristo, nzahora ndiwe mu bintu byose. Ngeze ejo, ngeze nakize, ubutunzi bwaje, nashyingiwe, ngeze kugupfa. Reka dusabe rero abaririmbyi baze kwituzamurira. Tumyapa yazize nyewe nabuzwa n'iki kujya mukunda. Icyatumyapa yazize nyewe nabuzwa n'iki kujya mukunda. Jewe ngenda umukristo, umva ubwo buntu, narakijijwe nkurwa mu byaha. Ngenda umukristo, naho naterwa n'ibyago nk'aba no ku rugamba. Onjewe umukristo, ngenda umukristo, iko arandasana n'ibyaha, mfite umugaba n'umwami Yesu. nituba hamwe nzahora nesha, mfite umugaba n'umwami Yesu, n'umwami wanje. nituba hamwe nzahora nesha. jewe ndi umukristo, ndi umukristo, ndi umwimukira, nakomeje mu rugendo, rwa ibyino mw'isi ndabihinyuye byose, hosigaye nifuza ibyo mw'isi. Honjewe gakondo yacu iri mw'ijuru hera, urukumana yacu we ntanzaribayo, nta n'imiru, abaho bose baguwe, ntanzaribayo, oya ntayo, nta n'imiru, abaho bose baguwe, ntanzaribayo, oya ntayo, abaho bose baguwe. Jendo umukristo we, ngendo umukristo, icyo ni ikintu gihumuriza umutima wanjye.
kinyibagiza yewe ibyago byose kumva nduhuwe n'umwami wanjye we honje ndi umukristo kondi kose homaze ninumirwa ngiye gupfa yewe honsagira ibyishimo oh haleluya nzabona oh nzagira ibyishimo bitavugwa nzabona nihirwe ngiye mu ijuru. Haleluya! Haleluya! Uyu mukristo ahamya ibyiringiro bye, aravuga ngo njye ndi umukristo, kandi icyo ni ikintu gihumuriza umutima wanjye. Icyo kinyibagiza ibyago byose, bigihari kirabinyibagiza. Ngihagaze muri ibyo kinyibagiza ibyago byose, nkumva nduhuwe n'umwami Yesu. Dusome ijambo ry'Imana. Urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo, igice cya 4. Urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo, igice cya 4, turahera ku murongo wa 6. Urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo, igice cya 4, umurongo wa 6. Reka dusome ijambo ry'Imana kugira ngo tuvuge ivugwa yo kavugwa, kuko ibyo tuvuga byose niho tubikomora. Reka twe kuvuga bikeya dukoreye, ahubwo tuvuge byinshi tubabwira isoko, kuko iyo umuntu yamaze kumenya ikibazo kiri mu isoko, nawe wigire ku isoko ujya kwikora ibitangaza yonyine. Imana ihimbazwe. Aranditse ngo kuko jyeweho maze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro, igihe cyo kugenda kwanjye gisohoye. Narwanye intambara nziza, narangije urugendo, narinze ibyo kwizera. Ibisigaye mbikiwe ikamba ryo gukiranuka, iry'umwami wacu umucamanza utabera azampa rya munsi. Nyamara si jyenyine, ahubwo n'abakunze kuzaboneka kwe bose. Reka dusubiremo. Kuko jyeweho maze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro, igihe cyo kugenda kwanjye gisohoye. Narwanye intambara nziza, narangije urugendo, narinze ibyo kwizera. Ibisigaye mbikiwe ikamba ryo gukiranuka, iry'umwami wacu umucamanza utabera azampa rya munsi. Nyamara si jyenyine, ahubwo n'abakunze kuzaboneka kwe bose. Amina. Reka dusome nanone mu ndirimbo za Salomo, igitabo cy'indirimbo ya Salomo. Turasoma igice cya 2, indirimbo ya Salomo, page 656. Indirimbo ya Salomo, igice ni icya 2, turasoma umurongo wa 2, dusome n'umurongo wa 3. Nayo magambo tuza kuganira mu mwanya baduhaye kugira ngo dusigaze wa mwanya dusenge. Ndumva impapuro zitakivuga, bishoboke ko twahageze. Indirimbo ya Salomo, igice ni icya 2, umurongo ni uwa 2 ndetse n'uwa 3. Hatangiye havuga ngo umukwe. Namwe niko handitse? Umukwe, ubwo umukwe ni ugiye kuvuga. Nka karungu mu mahwa, niko umukunzi wanjye ameze mu bakobwa. Nka karungu mu mahwa, niko umukunzi wanjye ameze mu bakobwa. Noneho umugeni nawe agiye kuvuga. Nk'umutapuwa mu biti byo mu ishyamba, niko umukunzi wanjye ameze mu bahungu. Nicaye mu gicucu cye nezerewe cyane, matunda ye yarandyoheye. Nanone mwami w'abami Yesu Kristo, iri ni ijambo wandikishije, kandi nta muhanga wo muri ryo, niwe muhanga wenyine. Nyamara Pawulo yandikiye
Timoteyo aramubwira ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo gutunganya umuntu, wo guhindura umuntu, kugira ngo umuntu Imana yaremye abeho ashyitse rwose. Hanyuma turagushimiye kubwira ijambo uduhaye, turasenze kugira ngo ubushake bwawe bukomeze kumenyekana mu matwi yacu no mu mitima yacu binyuze mu ijambo ryawe. Urakoze kuri Imana, yumva gusenga mu izina rya Yesu, amen. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Navuze ngo nibyo, hari byinshi Imana yakoze, ubuhamya twagiye tubwumva. Bibiliya itubwira yuko hari uburyo abayuda bari bateye n'abagereki, bamwe bifuzaga ibimenyetso, abandi bagashaka ibitangaza, ariko twebweho iyo aduhamagaye, haleluya, iyo twicaye imbere, niyo mba numva twamara umwanya munini tuvuga. Kandi Imana ishimwe kuko nasanze mu iteraniro ry'abera ari wo mwuka uri muri mwebwe. Imana ihimbazwe. Bibiliya itubwira ko hari amatorero abiri, hari itorero ry'i Yerusalemu, hakaza n'itorero ryo mu Antiyokiya. Aya yari amatorero abiri mu gihe cyatambutse cya kera. Itorero ry'i Yerusalemu ryari ryubakiye ku mpano z'umwuka, bagafata umwanya munini uhagije bagahanura. Naho itorero ryo mu Antiyokiya ryari rifite umwuka wera n'iby'impano zigakora, ariko rikagira abigisha n'abahugura. Hanyuma ngo mu gihe cyaje kugenda, itorero nubwo ryagiye rikura, kandi burya itorero rikura mu buryo bubiri, rikura mu bwiza ndetse no mu bwinshi. Haleluya. Hanyuma igihe kiza kugera, itorero ry'i Yerusalemu risa nk'irigenda rigira imivurungano myinshi, ariko iryo mu Antiyokiya ribasha kugenda rikura, kuko ryahaga agaciro gakomeye umwanya w'ijambo ry'Imana, nk'umwanya twasanze rimwe mugenera ijambo ry'Imana. Imana iho mugisha rero, nimuzirengagize ijambo ry'Imana, kuko iri jambo nibwo buhanuzi butavangiye. Iri jambo niryo rikuza abantu rikabageza ku kigero gikwiriye. Imana ihimbazwe. Ni na byiza ko burya iyo turi mu ijambo ry'Imana, kandi buri wese uko yagiye hanura akoresheje ijambo ry'Imana, byose ni ukuri, kuko n'abahanuzi bagiye bahanura baratandukanye. Yesaya afite ibyo yerekwa arabihanura, Ezekiyeli arerekwa arahanura, Yeremiya arerekwa arahanura. Umuntu wese bitewe n'ubuhanuzi yahawe. Ntabwo Yesaya yigeze avuga ngo Ezekiyeli ko ibyo yabonye nge ntigeze mbibona. Imana yagiye ihamagara abantu, ibahamagara mu buryo butandukanye, ibashyiramo impano zitandukanye, ariko Imana izigaba n'imwe. Imana ihimbazwe. Haleluya. Ndagira ngo munyemerero tuganire. Umutwe w'amagambo ushaka ko tuza kuganira ni ukurwana intambara nziza kuko ibihembo birahari. Turwana intambara nziza kuko ibihembo birahari. Ntabwo rero watangarizwa kurwana intambara urugamba rudahari. Hanyuma tumaze kuririmba ngo ngende umukristo ndi no ku rugamba, kandi mu ntambara ndasana n'ibyaha, ariko agira ihumure, aravuga ngo mfite umugaba, ni umwami Yesu, nituba hamwe nzahora nesha. Yohana yandika ibyahishuwe igice cya 1 umurongo wa 9, yaravuze ngo jewe Yohana mwene so musangiye. Yagaragaje ibintu bitatu abakristo cyangwa abizera muri buno bugingo dusangiye. Aravuga ngo musangiye amakuba, nicyo cya mbere ahereyeho. Njewe Yohana mwene so musangiye amakuba. Arongera avuga ngo kandi musangiye n'ubwami no kwihangana. Yavuze ibintu bitatu. Njewe Yohana mwene so musangiye amakuba n'ubwami no kwihangana biri muri Kristo Yesu. Ndagira ngo tugaruke gakeya. Nibyo sinshatse kubavana mu mwanya mwari murimo, ahubwo ndagira ngo dukomeze kuganira, kuko ibyuno mwami umwanditsi umwe niwe wanditse aravuga ngo dufite byinshi byo kumuvugaho, ariko tubyanditse ibitabo byashira bikarangira, wino zarangira, ntabwo byabonaho bikwira. Dufite byinshi rero, kuko amaso yacu abivuga neza ngo amaso yacu uwo yiboneye, intoke zacu zikamukoraho, amatwi yacu nayo akamwumva, uwo niwe tubabwira, ntabwo ari twumvanye abandi. Imana ihimbazwe rero. No muri buno bwami kandi harimo amakuba. Yohana subu yarabeshyera. Hanyuma Pawulo ngo ajye kubihamya hano, aravuga ngo narwanye intambara, ngo sigaye ameze nk'ibisukwa ku gicaniro. Yaravuze ngo kuko jeweho maze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro, igihe cyo kugenda kwanjye gisohoye. Iri jambo rivuga ngo ibisukwa ku gicaniro byari ibiki? Ndagira ngo tugaruke mu isezerano rya kera, twibuke muri cya gihe cy'ibitambo. Iyo igitambo cyabaga kimaze kwemerwa, bagiraga amaraso bajyana bakayabikira. Pawulo amaze kubona ko ari igitambo gishyitse, kuko yari yarwanye intambara nziza nk'uko yabyihamirije, aravuga ngo igihe cyo kugenda kwanjye kirasohoye. Narwanye intambara nziza, narinze ibyo kwizera. Haleluya.
muri byinshi twumvishe ndagira ngo nongere mbakangurire ngo reka turwane intambara nziza kandi tuyirwane turinda n'ibyo kwizera, kuko icyo umwana w'Imana yerekaniwe n'iki ni ukugira ngo amareho imirimo ya Satani. Yohana arandika, umwe yaryamiraga mu gituza cya Yesu aravuga ngo iri ni ryo sezerano dusezeranyije n'ubugingo buhoraho. Haleluya, haleluya. Ibi ni byo sezerano dusezeranyije n'ubugingo buhoraho. Inyuma y'ubugingo buhoraho hari bonasi, ariko nayo uyu mwami ajya yiduhera ubuntu, ajya nezerwa iyo twarwanya intambara nziza akatugabira. Mana ihimbazwe. Ni nayo mpamvu umuririmbyi yaririmbye aravuga ngo imigisha yo mu gakiza, ariko yabanje agakiza. Icyambere cyazanye Kristo ni agakiza, kugira ngo abantu bahuze n'Imana, kugira ngo abantu bagire ubugingo buzima, kugira ngo abantu bongere basabane n'Imana, kugira ngo abantu babe barahindutse ibicibwa bongere bakire agakiza gatangwa na Kristo. Iri ni ryo sezerano dusezeranyije n'ubugingo buhoraho. Umuririmbyi ngo ajye kuririmba aravuga ngo imigisha yo mu gakiza, kuko iyo twamaze kwakira ubu bugingo, iyo twamaze kwakira agakiza, Imana igituzanira n'imigisha yo mu gakiza. Imigisha yo mu gakiza aravuga ngo yo tuyihabwa kubw'ubuntu narayihawe. Aravuga ngo kandi nayihawe kondisiyo mu gihe amaze kwihana ibyaha. Maze kwihana ibyaha nibwo natangiye gusarura, nibwo natangiye kwakira ku mbuto z'imigisha yo mu gakiza. Iyo tuvuga imigisha yo mu gakiza tujya tugira ikibazo gikomeye cyane. Abantu aho kugira ngo bumve ijambo ry'Imana baryumvire mu mwuka bahita bigira mu mubiri cyane. Abatekereza amazu bakayatekereza, abatekereza abagore n'abagabo bakabatekereza. Ibyo nabyo ni byiza, biri muri ya bonasi, ariko reka mbibutse ko n'abapagani ibyo ngibyo barabitunze, yewe benshi babitunze no kuturenza. Imigisha yo mu gakiza, umugisha ubimburira iyindi niwo ngiye kuvuga muri kano kanya, ibindi tuzabikurikizaho ubutaha mu kindi gihe twagarutse. Haleluya. Umugisha uruta iyindi migisha ni ugutunga amahoro. Niyo mpamvu Yesu agiye kujya mu ijuru yaravuze ngo mbasigiye amahoro, mbahaye amahoro yanjye, sintanga nk'uko abisi batanga, ahubwo njyewe mbahaye amahoro, amahoro yanjye nabe muri mwebwe. Yarazi neza ko aya mahoro utayagura mu isoko. Haleluya. Yarasobanukiwe neza, Yesu yarabizi ko dukeneye amahoro. Uwaguha gutunga ibintu byose byo mu isi, amafaranga yose y'isi yose, amazu yose meza, amamodoka yose meza, warangiza ukabura amahoro, byaba bikumariye iki? Aya mahoro turimo kuvuga ntabwo ari amahoro aturuka ku bwinshi bw'ibyo umuntu atunze, ni amahoro akomoka mu gakiza. Niyo mpamvu ari umugisha. Umuririmbyi arayaririmba aravuga ngo kuri ubu njya ngira amahoro, ngo atemba nk'uruzi, ngo ariko ikibazo abisi ntibayazi. Arangije avuga ngo icyampa ngasanga uyahawe nawe. Haleluya. Undi aravuga ngo nutayareka, nutayata ayo mahoro ntabwo uzayakurwaho, ahubwo wiringira Imana uyiringiye, kuko uyiringiye ntabwo abura amahoro menshi adashira. Imana ihimbazwe. Haleluya. Aya ni amahoro wagira waburaye. Agera undi muririmbyi aririmba ngo aya mahoro ngo atemba nk'uruzi. Haleluya. Ngo atemba nk'uruzi, ngo ariko abisi ntibayazi. Aravuga ngo icyampa ngasanga uyahawe nawe. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Haleluya. Aya mahoro turaza kuyagarukaho mu mwanya wacu twenda gusatira ku musozo, dore ko iminota nayo ibigenda iguruka. Reka twigarukiye kuri rya jambo twasomye ry'umukwe n'umugeni. Mbere yuko turizaho gakeya, iyo tuvuze umukwe n'umugeni abantu bashobora guhita bibaza byinshi, ariko icyambere Yesu ni byose kumufite. Haleluya. Yesu ni byose. Nigeze kuganira n'abantu babaza ngo ariko mutekereza ko Yesu dupfana iki? Yesu dupfana iki? Ni Yesu hano dufitanye na Yesu. Kandi uko bose bagiye basubiza niko kuri. Icyambere haraho Bibiliya ivuga ngo ntabwo nyibita abagaragu muri inshuti zanjye. Ubwo no kuvuga yuko turi inshuti zande.
akaba ahandi avuga ngo umugaragu ntaruta shebuja. Ubwo ni ukuvuga ko turi abagaragu bande ba Yesu. Hakabaho Yohana yanditse aravuga ngo bakundwa ubu turi abana. Ubwo ni ukuvuga ngo niba turi abana b'Imana, Yesu ni grand frère, ni mukuru wacu. Hanyuma hakaba ahandi Yesu ubwo yihamirije abwira Tom, aramubwira ngo umbonye aba yabonye na data. Bivuga ngo rero Yesu na se ni umwe, bisobanuye ngo turi n'abana bande ba Kristo. Murumva atari byose? Murumva atari byose ubwo? Haleluya! Yesu ni byose, biterwa n'uruhande wamuboneyemo. Maze Yohana ari ku kirwa cya Patimosi ngo yinjire mu mwanya w'iyerekwa. Imana ngo iramutembereza, marayika w'Imana iramutembereza, aramubwira ngo ngwino nkwereke umugore w'umwana w'intama. Iyo usomye iri jambo ritugaragariza ko Yesu ni umukwe, itorero tugahinduka abageni. Abizeye turi abageni ba Kristo. Amen. Ubwo Yesu ni sheri wacu. Ubwo ntahindutse sheri wacu. Yesu ubwo si sheri wacu. Imana ishimwe. Haleluya. Hanyuma izi ndirimbo za Salomo ni igitabo kirimo ibisigo cyangwa kirimo ubuhanga. Salomo ngo yinjire mu iyerekwa atangira gutera imitoma, ariko ari mu rwego rwa gihanuzi. Hari benshi bajya bagira kuri kino gitabo, rimwe na rimwe bagisoma bakumva nta by'Imana birimo, ariko huzuyemo iby'Imana. Icyambere mu byo yabonye yuko twebwe itorero iratubonye, aturunguruka tukiri kure. Niyo mpamvu yavuze ngo ariko dufite barumuna bacu. Ubwo ubwoko bw'Imana bwari Abisirayeli gusa, ariko ngo yitegereza abona inyuma y'Abisirayeli hari ubundi bwoko bwenda kuhavura. Aravuga ngo mbonye dufite barumuna bacu batarapfundura amabere. Aravuga ngo ho bazasabirwa. Yabonaga hari umukwe witeguye kuza kubasaba. Ibyo byarasojwe, byasorejwe Golgotha. Duhita duhinduka natwe ubwoko bw'Imana. Imana ishimwe kandi himbazwe. Hanyuma hano yatubwiye ngo umukwe nka karungu mu mahwa niko umukunzi wanjye ameze mu bakobwa. Iyo tuvuze kurwana intambara nziza harimo inyungu. Bibiri twereka abagiye barwana intambara nziza benshi. Muri bo twavuga Stefano wari wuzuye umwuka wera. Turi mu gihe cya Pentecote, reka umwuka wera tumugira icyifuzo gikomeye. Kandi hari impamvu yatumye umwuka wera Yesu amusezeranya abantu, ndetse Yoweri akamuhanura. Yoweri yaravuze ngo hanyuma y'ibyo yashaka kuvuga iminsi y'imperuka. Ni nako yakomeje avuga ngo kuko mu minsi hanyuma y'ibyo nzasuka umwuka wera ku bantu banjye kandi bose. Pawulo ngo yandikire Timoteyo, aramubwira ati Timoteyo we witonde, kuko mu gihe kizaza mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya. Niyo mpamvu umuririmbyi waririmbye indirimbo 107 yavuze ngo kuko turwana intambara ikomeye turamukwiriye rwose, uduha umwuka wawe wera. Hanyuma uyu mwuka yagombaga gusukwa mu minsi y'imperuka kugira ngo abashisha abakristo, abereke, abashe kuhinduka umuyobozi wabo, atuyobore, atadufashe mu kurwana ino ntambara, tubashe kurwana intambara nziza kandi tunesha dutsinda. Imana ihimbazwe. Stefano ngo bamutera amabuye, ariko kuko yari afite muri we imbaraga z'umwuka wera, kuko Stefano yari yemeje kurwana intambara z'umwuka wera, arangije ngo aravuga ngo ndimo ndabona urwana intambara nziza ntabwo yitegereza amabuye, ntabwo yumva amabuye, nubwo amabuye ahari, ariko agira iyerekwa, agatangira kugira umutima w'imbabazi muri we, atangira kubabara bamwicaga amaraso akiva. Aravuga ngo ndimo ndabona ijuru rifunguye, kandi ndimo ndabona umwana w'intama w'Imana yicaye ku ntebe ndende y'ubwami. Imana ihimbaza. Uyu Pawulo wavuze ngo narwanye intambara nziza, ndashaka kubibutsa ko mu byirato yirase harimo na ya makuba twavuze dusangiye. Izo ntambara nziza yavuze harimo ya makuba dusangiye. Muzumva avuga ngo mu bihe 7 mu bihe runaka nakubiswe inga, bankubise ibiboko, nateraganywe n'inyanja, nashyizwe mu mazu y'imbohe n'ibindi. Hari imibabaro, hari akaga, hari amakuba muri buno bwami, ariko Kristo agukeneye kurwana intambara nziza kandi yiteguye kurwanana nawe. Ntabwo azaguhana, ntabwo azagutererana, azagufasha, azakujya imbere, azakubera umugaba, azakurwanirira, azakuneshereza. Uko yarivugiye ngo nzakujya imbere kugira ngo hataringaniye maringanize, nzakujya imbere ngamije kugira ngo ibigaragara nk'imyobo ngende nyisiba, nzakujya imbere ibigaragara haleluya nk'ibyuma mbicemo kabiri ibihindizo bimvaneho. Imana ihimbaza. Imana rero yirata abakiranutsi iyo barwanya intambara nziza.
nk'uko Pawulo yavuze ngo ibisigaye mbikiwe ikamba. Iri jambo rero twavuze ngo umukwe aravuga ngo nk'akarungu mu mahwa niko umukunzi wanjye ameze mu bakobwa. Iki ni igisigo Kristo atomora, cyangwa se ni imitoma Kristo atera itorero. Iyo yitegereje akabona runo rugamba, akabona iyi si turimo, ajya yitegereza ya mibabaro yacu, ajya yitegereza bya byago byacu, ajya yitegereza ya makuba yacu, akabasha no kugira ibyagereranya nabyo. Iyo tuvuze karungu, abantu bari hano bazi karungu ni bandera? Turabanyakigali twese namubonye hariya. Karungu ni icyatsi. Ni icyatsi gikunda kumarira mu mahwa, cyane cyane mu mahwa y'ibitovu. Kirazamuka nubwo amahwa aba ari hirya no hino, kandi nta kindi kimera kibasha kuba mwayo mahwa. Ariko karungu irazamuka ititaye kwayo mahwa, ikazamuka. Karungu ikazamuka ikazagenda ikagera mu bushorishori, ikarenga bya bihuru by'amahwa, ikagaragara hejuru. Hanyuma Kristo rero aravuga ngo nk'akarungu mu mahwa. Tanga ikigereranyo cyiza. Nk'akarungu mu mahwa. Nk'akarungu mu mahwa. Iyo umukristo yahuye n'imugerageza muri ya ntambara arasana n'ibyago, ubukene bwaje, akazi kahagaze, amashuri yahagaze, amera nk'akarungu mu mahwa, agakomeza kwizera uyu mwami, akavuga ngo naho yanyica nzapfa nyiyiringiye. Haleluya. Hanyuma ngo Yesu yabyitegereza ari mu bwami bwe, Yesu yabyitegereza ari mu ijuru, umwuka wera uko aba yagiye yatanze raporo. Hanyuma ngo Yesu akaza akavuga ngo ndirahiye ndi umwami w'abami, ndirahiye umukunzi wanjye, ndirahiye umugeni wanjye, nk'akarungu mu mahwa. Haleluya. Niko umukunzi wanjye ameze mu bakobwa. Abakobwa bari ku isi ni benshi, abantu batuye isi ni benshi yemwe, abasenga ni benshi, ariko hari uko umukunzi wa Kristo akwiye kumera. Akwiye kumera nk'akarungu mu mahwa, akwiye gutambuka bya bindi byose byamutandukanya n'Imana. Ibyago bigihara akaririmba amahoro, ingorane zigihari ntiyicira inzira, akarwarira na Kristo, akemera Kristo akamubera imbaraga, agafata ubugingo Kristo amuhaye, ibyishimo bigakomeza kuba muri we. Haleluya. Haleluya. Umuririmbyi wa 99 mu ndirimbo z'agakiza aravuga ngo ubwo watubanjirije tuje tugukurikiye. Yesu mu byo yatubanjirije n'iyi mibabaro yayisogongeyeho. Mu gutukwa yaratutswe, mu gukubitwa yarakubiswe, bamuciriye amacandwe, ariko ijambo rikatubwira ngo ntiyigeze yitura inabi yagiriwe yose. Ntiyigeze yisobanura. Urwana intambara nziza, wemere Kristo kubera imbaraga. Urwana intambara nziza, wemere Kristo kubera imbaraga. Mu bikugerageza urwana intambara nziza, Kristo kubera imbaraga. Mu makuba urwana intambara nziza, Kristo kubera imbaraga. Mu bikurusha urwana intambara nziza, Kristo kubera imbaraga. Hanyuma Kristo kuririmba avuye ngo nk'akarungu mu mahwa. Iyo nitegereje umukunzi wanjye, mbona abasha gutambuka ibimujomba, mbona abasha gutambuka amahwa, atambuka inzara, atambuka ibyago, atambuka amakuba, atambuka uruvugo, atambuka amatiku, atambuka amahane, agakomeza akanyegera. Haleluya. Kandi ngo uyu mukwe nawe, uyu mugeni nawe ntabwo arekeraho, nubwo akiri mu makuba, nubwo akiri mu byago. Iyo atekereje ko afite umukunzi wamukunze, iyo atekereje ko yaguzwe amaraso y'igiciro cyinshi, bituma arushaho kwegera Imana. Ibyago n'amakuba ntibimubabaza. Niyo mpamvu muri kiriya gihe aterwa amabuye Sitefano yitumbiraga ijuru akabona Imana, nabona ibibazo, nabona ibyo arwana nabyo. Dufite ikibazo gikomeye mw'ino minsi. Abantu benshi bararwana urugamba, ariko bakarurwana bivovota, avuga ngo ni mwene data yamemukiye nanjye nzamuhemukira, ko we yabikoze, ko we yamvuze ajye nge. Ndirimba abantu bahanga muri kino gihe, cyakora abahanzi bacu bonumvishe baririmbye neza, ugasanga bavuga ngo izadutambagiza itunyuze ku marembo y'abarupinzi. Ariko ukibaza, ushaka kwereka abantu twebwe turi abana b'ubwami, ntabwo turi abana b'amahane, ntabwo turi abana b'isi. Abanyarwanda baba hari abahanga baravuze ngo umwana wundi arya areba hanze,
uko niko itorero, uko niko umukristo ahora ari umukristo mu bintu byose, kandi mu ntambara agakomeza gutumbira iwacu. Haleluya. Bonasi zaje, ubutunzi bwaje butaza, akaburya neza, akagenda neza, akiga, agakora, akagendana n'isi, ubuzima bugakomeza, ariko agakomeza agatumbira mu ijuru. Haleluya. Impamba y'urugendo ntikurangaza, kuko Kristo gucyura umugeni azamucyura. Ngo nicyo cyatumye yitegereza Kristo. Aravuga ngo nk'umutapuwa mu biti byo mu ishyamba. Haleluya. Nk'umutapuwa mu biti byo mu ishyamba niko umukunzi wanjye ameze mu bahungu. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Muri ibyo aririmba aravuga ngo izina ryiza rihebuje, rinezeza amatwi yanjye, nzajya ndivuga ntahwema ni irya Yesu. Aravuga ngo Yesu ndamukunda, Yesu ndamukunda, kandi ndamukundira ko ari we wabanje kunkunda. Aravuga ngo iryo zina rijya rimbwira ibyo data wa twese yanshinguriye mu ijuru, nubwo nagenda mu mwijima, kuko nzi ko hari ibyo data wa twese yanteganyirije. Nubwo nagenda mu mwijima akabwibwa ikaje, nzakomeza mutumbire, kuko iryo zina rimurika iminsi yose. Mana ihimbaza. Haleluya. Hanyuma agakomeza kumva. Niyo mpamvu yavuze ngo nk'umutapuwa mu biti byo mu ishyamba. Umutapuwa ni igiti kivamo ibihumura neza, kivamo imibavu. Akomeza kumva impumuro nziza y'umukunzi we. Bya byago bigihari, y'amakuba gihari, yarasabwe agifite ibimuhiga n'ibimurwanya, ariko kubera yuko umukwe atari yegereza umugeni, agikomeza kumva ryajwi rimwongorera, nawe aratomora. Uko niko umukristo iyo amaze kwizera Kristo akomeza kugira ibihe byiza, umwuka wera agakorera muri we, ubusabane bwe n'Imana bukomeza kwiyongeranya no mu bihe by'ibigeragezo n'ibyago. Aravuga ngo nk'umutapuwa mu biti byo mu ishyamba niko umukunzi wanjye amera mu bahungu, niko ameze mu bahungu. Aravuga ngo nicaye. Haleluya. Nicaye mu gicucu cye nezerewe cyane, kubera ko amatunda ye yarandyoheye. Hari amatunda y'uno mwami abatambutse hano imbere bakunze kugenda babigarukaho, ariya ni amatunda. Hanyuma aya matunda iyo tuyamaze kuyarya akaturyohera, Petero yavuze ngo iki? Yaravuze ngo bene data bakundwa, niba mwarasogongeye. Haleluya. Niba mwarasogongeye gusa. Gusogongera bitandukanye no kunywa. Bivuze yuko twasogongeye, kunywa bizaza hanyuma. Aravuga ngo ariko niba mwarasogongeye gusa, hanyuma mukamenya, mukumva uburyohe bw'umwami Yesu, mukamenya ko agira neza, nimumwegere, kuko niwe buye rizima ryanzwe n'abantu, ariko ku Mana ryaratoranyijwe, ni iry'igiciro kandi rikomeza ifuruka. Haleluya. Haleluya. Burya ya mazu twabonye ni ugusogongera. Rwa rubyaro twahoze tuvuga Imana yaduhaye ni ugusogongera. Za diplome yaduhaye ni ugusogongera. Ya mashuri ni ugusogongera. Bwa buzima bwose bya bindi byiza, za modoka ni ugusogongera. Ya mahoro dutunze nayo ni ugusogongera. Ariko ntabwo twari twanywa, imbere gato tuzanywa. Imbere gato, imbere gato, imbere gato. Haleluya, haleluya. Anywa. Niyo mpamvu Pawulo yakomeje avuga ngo ibisigaye mbikiwe ikamba. Aravuga ngo kandi sinjye njyenyine, sinjye njyenyine ubikiwe ikamba, ahubwo n'abandi bose. Haleluya. Abandi bose bizeye umwami, abandi bose bategereje kuza kwe, abandi bose bagikomeje kurwana intambara nziza. Imbere gato hari ibihembo, hari amakamba twateguriwe. Toro ry'Imana, dukomeze turwana intambara, dukomeze twihangane, tube mu mwanya wo kwegera Yesu, uko Yesu akeneye kumwegera. Ibisizo bitari byaza umwegere, amakuba gihari umwegere, kuko dusangiye ubwami. Ariko nimureke dusangire no kwihangana, byose bibonerwa muri Kristo. Aravuga ngo shingiye ku byo aherutse kunkorera, shingiye kuri bwa burwayi narwaye akanyiza, nanjye nahisemo kugenda nicara munsi y'igicucu cye nezerewe. Haleluya. Ibyago bikaza, ariko njyewe ndicaye.
kandi ndi munsi y'igicucu cya nyiri ijambo, ndi munsi y'igicucu cy'iyavuganye nanjye, ndi munsi y'igicucu cy'ivuga bikaba, itegeka bigakomera. Haleluya! Iyaremye ijuru n'isi, umwami w'amahoro, isezeranye igasohoza. Haleluya! Haravuga ngo ntibitamo kwiyicarira munsi y'igicucu cye nezerewe, kuko amatunda namaze gusoroma yiwe. Amen. Haleluya. 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 Igicucu cya Kristo, ikibazo abantu bagiye bakivamo, abantu bakigendera kure, bamaze kwibagirwa uburyohe bw'amatunda ye, bamaze kugenda barambirwa babivamo, barimo baragenda basubira inyuma, bamaze guhinduka nka Esawu wafashe umurage w'umwana w'imfura akawugurana igaburo ry'umunsi umwe gusa. Dukwiye kugira ibyiringiro, Mana tukayirebera muri bya bindi yakoze. Niba ari kimwe gusa yigeze igukorera, ukavuga ngo ngiye utabawe ndi umunyantege nkeya, ariko ntabawe n'Imana y'inyembaraga, nabawe n'Imana ifite imbaraga n'ubutware, nabawe n'iyaremye ijuru n'isi, nabawe n'ikunda abantu bayo, nabawe n'umukunzi wanjye, nabawe n'inyembaraga. Mana ihimbaza. Haleluya! Ukwiye gukomeza ukicara munsi y'igicucu cy'unezerewe, munsi y'igicucu cy'unezerewe, kuko amatunda yarandyoheye. Aho ntabwo nzahava, nzakomeza mpicare. Abarozi baroge basange ndahicaye, indwara niziza zisange ndahicaye, ibyago nibiza bisange ndahicaye, ibiciro ku isoko bizamuke bisange ndahicaye, ubukode bwabonetse nkomeze nicaye munsi y'igicucu cye. Haleluya! Haleluya! Ubukire bwaje nkomeze nicaye mu gicucu cye, imodoka zihari nicaye mu gicucu cye, amafaranga ahari nicaye mu gicucu cye, imitini yatoha nicaye mu gicucu cye, itatoha nicaye mu gicucu cye, inzabibu zera nicaye mu gicucu cye, ziteza imbuto nicaye mu gicucu cye, bahingiye ubusa imyelayo nicaye mu gicucu cye, intama zishize mu biraro nkomeze nicare mu gicucu cye kandi nezererwe, kubera ko ibyo yadusezeranyije ni ibihembo. Ibihembo biracyahari itorero, ubwoko bw'Imana, ibihembo biracyahari. Satani ntaze ngo akwereke ko ibihembo byagiye, ibihembo biracyahari. Umukunzi waracyagukunda. Haleluya! Aracyari ushobora byose. Komeza wicare mu gicucu cye unezerwe. Ahari cyatumye mo kugeragezwa, ahari cyatumye yemera ko makuba nibyo byago bikugeraho, ni ukugira ngo mu gihe gikwiri nawe uzahagarara uhamye, ikora ibitangaza yonyine, nawe uzahagarara uhamye, ivuga bikaba, yategeka bigakomera, nawe uzahamye yuko we watabawe uri umunyantege nkeya, ariko yagutabaye ari inyembaraga nyinshi. Imana ihimbazwe, Imana ihimbazwe. Tuyihe icyubahiro Imana yacu, tuyihe icyubahiro. Haleluya! Ntifite gahunda yo kutureka, ntifite gahunda yo kuduta, ntifite gahunda yo kutujugunya, ntifite gahunda yo kuduhana mu maboko y'umwanzi, kuko abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi Siyoni utabasha kunyeganyega, ahubwo uhora uhamye iteka ryose. Kandi nk'uko imisozi igose Yerusalemu, haleluya, nk'uko imisozi igose Yerusalemu, niko Uwiteka agose abantu be uhereye none ukagenda ukageza nejo bundi. Haleluya! Kugenda ukageza iteka ryose. Niyo mpamvu twahisemo kwicarira munsi y'igicucu cye, tukaza gusenga, tukaza tukaririmba, tukaza tukavuga kugira neza amatunda y'uno mwami yaturyoheye. Haleluya! 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 Hari amatunda y'uno mwami yaturyoheye. Kandi tukiri kuri no rugamba, ndashaka kubibutsa ko yadusigiye umwuka w'ingwate nk'ikimenyetso cy'uko tukiri mu nzira. Uyu mwuka yadusigiye nk'ingwate, niwe ujya twibutsa akatubwira ngo nyamara ibihembo birahari. Uyu mwuka twasigiye nk'ingwate niwe ujya ugenda akatunihira kwa data, akavuga ngo mwami Yesu dore bagiye kunanirwa, imbaraga Imana ikazi kongera ikazidusukaho, imbaraga ikazi ikaduhumuriza, mu byago ikaduhumuriza, mu makuba yacu. Paulo niyo mpamvu yandika urwandiko rw'Abikorinto rwa 2 igice cya 5 uhereye ku murongo wa 4, aravuga ngo kuko tunihira muri ino ngando, iyi ngano kuko tunihira muri yo tubabajwe, ngo aravuga ngo ariko suko dushaka kuyakwa, ahubwo nuko dushaka kwambikwa indi ngando. Imana ihimbazwe.
haleluya. Tukiri mu isi rero, cya gicucu cye twiciramo tunezerewe ni umwuka wera Imana igiza ikaduha umwuka wera akadutwikira. Hanyuma muri bya byago no muri ya makuba, niko umuririmbyi yavuze, aravuga ngo urugo rw'Imana ngo ajya arunyereka, kandi ngo ndurora arumishuri, ngo bigatuma nifuza cyane kugerayo. Aravuga ngo niwo mwandu w'Abimana, kuko niwe Yerusalemu nshya Imana ihimbaza. Haleluya. Niwo mwandu w'Abimana Yerusalemu nshya. Dukumbura iwacu, ahataba amarira, ahataba ibyago, ahataba amakuba, ahataba ejo nzamera nte, ahataba ibyorezo. Haleluya. Aho niho dukwiye guharanira. Isi niturangaza, isi nitujyane hirya, ntidukomeze kujya mu mugenga w'isi, ntidukomeze kurangarira mu by'isi, ntidukomeze gusaba icyo tudakwiye gusaba. Tubanze dushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, tubanze dushaka amahoro Imana itanga, kuko muri kano gakiza tugomba gutunga amahoro. Kandi iyo amahoro yagiye abantu barabimenya. Iyo amahoro yagiye ni umwuka wera uba yagiye, kuko umwuka wera niwe ujya basa kuduhumuriza mu makuba yacu, akaduhumuriza mu byago, akaza akabana natwe, tugakomeza gutunga amahoro. Imana ihimba. Ukeneye kwiratwa na Yesu, ukeneye kwiratwa na Yesu, rwana intambara nziza. Amen. Niba ukeneye kwiratwa na Yesu, rwana intambara nziza. Wemere Kristo akubere imbaraga, kandi ufate ubugingo aguhaye kugira ngo aribwo buguhesha ibyishimo. Umaze igihe warabuze amahoro, ariko impamvu wayabuze nuko wayataye, kuko amahoro ni ikimenyetso cy'imigisha yo mu gakiza. Agakiza kawe yo kamaze guhagarara, niko umuririmbyi yaravuze ngo ngahumurizwa no kumenya ko data ugaburira inyoni azanyumvira nanjye. Uru rugendo hagomba kubamo ibyiringiro no kwizera. Uru rugendo ni urugendo rw'umwuka, abanyamubiri baratakara bakagwa muri rwo, ariko tuba dukwiye iteka ryose guhora twizeye umwami. Uyu munsi waba wabwira ukavuga utejo nzarya, uyu munsi byaba bitemeye ukavuga utejo bizemera. Ntiwemere ko Satani agenerwa kwihererane, ntiwemere ko Satani agenerwa gufataho ijambo, ntiwemere ko Satani azangwa kunige ngo akwereke ibyago, akwereke isayo gahinda gasaze. Ahubwo mwereke yuko nubwo urugendo ruhari, ariko n'ibihembo byateganyijwe, iby'amaso atigeze areba, iby'amatwi atigeze yumva, iby'umutima utigeze utekereza. Ibyo nibyo data wa twese yaduteguriye. Imana ihimbazwe. Ibyo nibyo yateguriye itorero, ibyo nibyo yateguriye umugeni. Azaduhanagura amarira twarize, azatwicaza ku ntebe z'ibikomangoma, azaturirimbira indirimbo z'abanesheje. Niyo mpamvu Yohana ari ku kirwa cy'i Patimosi yagiye mwiyerekwa, ngo ajye mwiyerekwa abona unesha ibyo Imana izamukorera. Abona ngo icyambere zamugira inkingi yo mu rusengero, kandi ngo ntabwo azasohokamo na rimwe. Haleluya. Abona icya kabiri Imana izamukorera, ngo unesha ntabwo Imana izahanagura izina rye mu gitabo cy'ubugingo, kandi ngo unesha azahabwa ibuye ryera. Iri buye ryera rifite amateka menshi muri Isirayeli. Ni ibuye ryajyaga rihabwa umuntu wabaga arangije kwishyura ubuntu bubereyemo umwenda. Wagiye kwaka umwenda muri banki, kuko bafitiye umwenda, ubasigayemo umwenda wo kubishyura. Hanyuma ukishyura make, waba urangije umwenda wose ugahabwa ibuye ryera rigaragaza yuko warangije umwenda wawe. Iri ibuye ryera ni ibuye ryahabwaga nanone umuntu wabaga yatsinze urugamba, yanesheje, agahabwa ibuye ryera nk'ikimenyetso cy'intsinzi. Iri buye ryera kandi ryajyaga rihabwa umuntu watsinze mu rubanza, arimo aburana na mugenzi we, yamara gutsinda bakavuga ngo kuko atsindiye ibye ahawe uburenganzira bwe, agahabwa ibuye ryera nk'ikimenyetso cy'uko yatsinze urubanza. Ibuye ryera nanone ryahabwaga umuntu wari ubatuwe mu bubata. Yari imbata, kandi mu buryo bw'ububata hari imbata zabaga ari ingaruzwa muheto, imbata zo ku rugamba, kuko barwanye mu gace bakabafata bakabata muri yombi, bakabajyana bakabakoresha imirimo batishyurwa, abo bakitwa imbata z'intambara. Habaga imbata nanone, imbata iturutse ku bukene, umuryango kuko wakennye ukagenda ugafata umuntu wabo bakamushyira ku isoko kugira ngo agurishwe ajye kuzajya akorera indi miryango, kandi awukorera adahembwa, nta n'agaciro afite mw'uwo muryango. Uwo nawe yabaga ari imbata yaturutse muri bwa bukene. Hakaza indi mbata yabaga ari uwabyawe n'imbata. Umukobwa yashobora kujya mu rugo agiye gukora ari imbata, abana azahabyarira nabo bakitwa imbata kuko bavukiye mu bubata. Ni nayo mpamvu Yesu yavuga ngo umwana nabatura muzamubatuwe by'ukuri. Imana ihimbazwe. Haleluya.
hanyuma iyo baturwaga, kuko imbata yabaga ifite ibiyiranga, yabaga ifite ibyo twageranya n'ibiherena kuri kino gihe, yabaga yambaye birebire hano bigaragaza yuko ari imbata ya runaka. Hanyuma no mu gihe yabaga yavuye mu bubata rero, cya kimenyetso bamushyizeho cyakomezaga kumubaho, ku buryo yabasha kugenda hanze yameraga nk'uko umunyururu wamubona yambaye ya myenda y'abanyururu, ushobora kumwirukankana ukavuga uti no mugororwa atorotse gereza, ukaba wajya kumufata. Imbata nayo wayikurikiranaga babaga bayihaye ibuye ryera, wayikurikira ukavuga uti n'imbata ishobora kuba icitse shebuja, igakora mu mufuka ikazamura iti dore narabatuwe ntabwo nyiri imbata. Haleluya! Hanyuma ngo nitugera mu ijuru tuzahabwa n'ibuye ryera. Mana ihimbazwe. Kandi ngo iryo buye rizaba ryanditsweho izina ritazwi n'umuntu wese keretse urihawe. Niba warwanya intambara nziza, ukarwanya intambara yo kwizera, uzitwa kwizera, uzitwa rukundo, uzitwa kugira neza. Ibyo wakoze nibyo bizaguha izina uzitwa. Mana ihimbazwe. Haleluya! Haleluya! Hanyuma ngo uyu muntu wanesheje, kandi Mana ihimbazwe, uyu muntu wanesheje ngo azicara ku ntebe ya Kristo y'iburyo, nkuko na Kristo yanesheje yarangiza akagenda akicara ku ntebe y'iburyo bwa Data. Imana ihimbazwe. Urwana intambara nziza uneshe, ibihembo biracyakomeje. Reka dusenge kugira ngo umwuka wera yongere akurwanirire, umwuka wera yongere akuneshereze, umwuka wera yongere kugarukeho, wongere ubone ihumure, wongere ubone amahoro, wongere ubone kurengerwa, wongere ubone gutabarwa, wongere ubone kugirirwa neza n'Imana. Ibyago n'amakuba nibiza, we kubona ibiguhiga, we kubona ibikurwanya, ukomeze ubone Imana, Imana igukingira, Imana ikurengera, Imana igutabara. Haleluya! Imana igukunda, Imana ikubereye igisubizo, Imana ikubereye umugaba ku rugamba. Imana, Imana, Imana. Haleluya! Reka dusoreze hano, dusenga. Birashoboka ko umaze iminsi warabuze amahoro, nyamara mu by'Imana dusezeranyije harimo amahoro. Amahoro ntiwayagura ku isoko, ahubwo amahoro yatangwa na Yesu. Na wundi utanga amahoro. Sitoke y'amahoro ifitwe na Yesu wenyine, ifitwe na Yesu wenyine. Isi hari ibyo igira ngo ni amahoro, ariko ariya ntabwo ari amahoro. Ushobora kubona ko turi mu gihugu cy'amahoro, nibyo ni mu gihugu gitekanye, ukagenda ariko we mu mutima wawe nta mahoro ufite, ukagenda mu mutima ukaryama ntusinzire. Dufite abantu benshi mu iteraniro Satani yagiye agenda nyaga amahoro, babuze amahoro. Hanyuma nagiye ngutangarize ko mu migisha Imana itanga, umugisha wambara Imana itanga ni amahoro. Jejuru wowe wumva warabuze amahoro, wowe wumva ukeneye amahoro muri wowe, jejuru twisengera Imana. Nicyo ngiye gusengera muri kano kanya. Yigire ejuru dusenga Imana, dusengera amahoro. Amahoro yawe agaruke, ubura nimbago yitwa amahoro. Ubwire umwami Yesu, mubwire ngo rero mpa amahoro. Ikibazo ntabwo ari urugamba, nta nubwo ari intambara ufite. Imana yasezeranyije amahoro. Kandi ukiri ku rugamba, ukiri mu ntambara, ukirwana, niko umuririmbyi yaririmbye wa 345 avuga ngo murinzi menyesha igihe. Aramubwira ngo nubwo urugamba ruzarangira ariko guma mu ntambara, ukwiye no kubutunza aya mahoro. Aya mahoro rero, aya mahoro turayakeneye. Dukeneye uru rugamba kururwana dufite amahoro, dukeneye urugamba kururwana dufite ubugingo, dutunze n'amahoro. Ukeneye amahoro, zamura ikiganza dusenge. Imana iguha umugisha. Muhaguruke mu myanya yanyu twisengera Imana. Muhaguruke mwe mwumva mukeneye amahoro. Uri watakaje amahoro nawe urabizi. Waryamaga ukabura ibitotsi, wagendaga mu nzira ukumva urenda gusara kuko amahoro warayabuze. Ariko uyu ni umwami w'amahoro, uyu ni umwami usubiza, uyu ni umwami wururuka. Iyo atangaje amahoro nta utera amahane, yimura imisozi atayiteguje, kandi akayubikana uburakari bwayo, akayubikana uburakari bwe. Kadusaba umuyobozi yigire bugufi, usengera aba bantu b'Imana. Imana ibagarurira amahoro, Imana ibaha imbaraga z'umwuka wera, kuko niwe mahoro yacu. Kristo yatuye muri twe, hinduka amahoro yacu. Imana ihimbazwe. Kadusenge. Amahoro utanga atondukanye n'ay'abisi baduha. Twebwe abari kure twigijwe hafi kubw'amasezerano. Kera ngo nitwari ubwoko, ariko twahinduye ubwoko ku bwa Kristo. Jambo ryawe riratwigisha, rikadusobanurira. Iyo ridusobanurire tubasha gusobanuka, kuko haryo tutari tuzi. Igicucu cyawe kiruta ibindi bicucu byose twakugamamo. Umuntu yajya mu giti ariko akakiburira amahoro kandi kirimo igicucu. Ariko igicucu cyawe kugama muri wowe gusa,
harimo ubuzima, kugama muri wowe gusa harimo ubugingo. Twabwiye abantu ibyari bitugoye ntitwiye tubaboneraho amahoro. Twararyamye amahoro tuyabuzwa n'abo tubana. Twaragenze amahoro tuyaburira mu kazi dukoreramo kandi dukora neza. Ariko turabizi ko ubuzima bushingiye mu mahoro. Niwe mahoro yacu, niwe mahoro yacu, niwe mahoro yacu, niwe mahoro yacu. Bakwakiriye bose ngo bakwizera izina ryawe, abo ngabo ngo wabahinduye ubwoko batari ubwoko, wabahinduye abana batari abana, wabahaye amahoro batari bayafite. Teraniro ringana gutya abantu bahagurutse bari babuze amahoro ariko yabaye, babuze amahoro ariko yabaye. Ngwino amahoro yacu, ngwino dusange, ngwino dusange amahoro yacu, ngwino dusange. Bano bantu bararyama ntibasinzire babuze amahoro. Bano babyeyi babujijwe amahoro n'abagabo bashatse, babyeyi babujijwe amahoro n'abana babyaye, ababyeyi babujijwe amahoro n'ukora abashomeri, ababyeyi babujijwe amahoro n'ubukene, ababyeyi babujijwe amahoro. Bano bantu bari imbere yawe kuba ari abashomeri byonyine nabyo bibabuza amahoro, ariko turasaba amahoro ngo ase Data twitabe mahoro, mahoro yacu twitabe. Turabizi ngo nuza utaryamaga araryama, utasinziraga arasinzira kuko ari we wenyine utanga amahoro. Tugukomeye amashyi.